turabaramukije banyarwandakazi banyarwandakazi mukomere cyane mugire amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Asumani niyo nambaza ndagarutse ariko ndahabora ntaho mba nagiye. Nabasezeranyije kujya mbaganirira ku bantu bamwe mubona ku mbuga nkoranyambaga, abanyarwandakazi n'abanyarwanda by'umwihariko banyamwanga iyo byavuye. Abanyarwandakazi, abanyarwanda bataye umuco w'u Rwanda. Ndi umunyarwanda kandi mba nifuza ko umunyarwanda wese n'umunyarwandakazi yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze y'u Rwanda mu migabane itandukanye yahora ari umunyarwanda, yaharanira cyangwa yaba urangwa n'indangagaciro cyangwa yahorana indangagaciro z'umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Umunyarwandakazi, apana umufaransa, umunyamerika, umufaransakazi, umunyamerikakazi. Oya, banyarwandakazi, banyarwanda muba muri ibyo bihugu ni hahandi. Ibyo bihugu mubamo yego nibyo, ariko mukibagirwe ko muri abanyarwandakazi n'abanyarwanda. Muti Asumani se noneho agiye kutuganirira kuki? Ngiye kubaganirira ku byo mujya mubona kuri bamwe nkunze kugarukaho: abatekamutwe, abashushanyi, ibisambo, abanyenda nini b'abanyarwandakazi, b'abanyarwanda mu ngeri zitandukanye no mu bigero bitandukanye, abakiri bato, ibikwerere, amajigija, noneho n'abakecuru. Uyu mwanya ndawufashe kugira ngo mbabwire ku mugore witwa Chantal Mutega. Ubundi yitwa Chantal Mukamana Mutega. Kubera iki? Numvise ngo ariko se mw'abanyarwandakazi n'abanyarwanda mwe muba hanze y'u Rwanda mufite ikibazo ki? Murwaye iki? Uyu mugore Chantal Mutega numvise ngo ni uyo usigaye uyobora FRN. Ibaze FRN wa mutwe w'iterabwoba bashinzwe na Rusesabagina na Kariste Sankara, bari hano mu Rwanda muri gereza ya Nyarugenge Imageragere. None ubu cyakora nuko rwose umva mujye mwihisi mwishyire ku karubanda. Sabimana Kariste yise Sankara, umwana wa hariya mu majyepfo mu karere ka Nyanza. Yego ntacyo bitwaye, birashoboka. Ejo bundi igihugu kizamubabarira. Erega ndabizi ko yari ahantu Mozambique
hari umugabo w'umunyarwanda wari umucumbikiye, aranamubwira ati Sankara guma ahangaha. Yewe uwo mugabo werekana nababwiye rwose ndi muvuga amazina hano, dufite umwanya. Yamubwiye ati guma aha. Birangira Sankara, Nsabimana Callixte Sankara, abyutse ya Rubika, abaturumbukanye n'umwana w'uwo mugabo wari ubacumbikiye. Baragenda nuko bajya mu byo bagiyemo byabagejeje ku ndunduro yo kugira ngo bafatirwe mu mashyamba. Uwo mwana bajyanye yitwa Didi. Niko bimeze banyarwandakazi, banyarwanda, mujye mureka tuganire. Mujye mureka tuganire. Karagaciyemo. Nuko rero iby'ubuvugizi bwa FRN na Sankara birangiriye aho ngaho. Ibyakurikiyeho murabizi. None uyu munsi uyu mugore witwa Chantal Mukamana Mutega ngo ni ariko banyarwandakazi, ariko uzi ko abantu uyu mugore Mutega ni umukecuru w'imyaka 69, aba mu mujyi wa Berlin mu Budage, mu gihugu cy'Ubudage. Ni umukecuru imyaka 69, kuko yavutse ku itariki 26 z'ukwa gatanu mu 1954. Ubu mubona Chantal Mutega ku mbuga nkoranyambaga, nawe mwirwa mumuhamagara kugira ngo mumucuruze, cyangwa nawe nashaka ajye yicuruza, ibyo biramureba. Wa mukecuru we Mukamana mwene Anaclet Bahame na Felicita Ikirezi Nyirinzu, wa mukecuru washaje neza. Mukecuru washaje neza, ufite umugabo sinzi uko angana, wenda n'umusaza mugenzi wawe kimwe nuko nawe uri umukecuru, mwibanira Berlin. Chantal Mukamana Mutega, umugore witwa Musana Eugenia, uramuzi cyangwa ntabwo muzi? Nanasaba uyu Musana Eugenia ari hano i Kigali, ari mu Rwanda. Ndashaka kuganira nawe kubera ko iyo mugiye hariya mukajya kuri Zoom, mukajya ku mbuga nkoranyambaga, narababwiye ngo nzabanyomoza, mwabagore mwe n'abagabo, mwabakecuru mwe n'abagore b'ibikwerere, mwabasore mwe, n'abangavu mushorwa muri ibi bintu ngo murabanyepolitiki. Gasumani niyo nambaza, ndabizi ko muba mwibaza ngo ariko uyu mugabo ubundi atuzi gute. Ndabazi. Chantal Mutega, mukuru wawe wacuzaga indabyo hariya hafi na Ikore Belge, Gatarina mukuru wawe. Ese waruzi ko muzi? Ese waruzi ko muzi?
Chantal Mukamana Mutega umunsi urajya hari ukabeshya ukabwejagura ubu ni wowe perezidante wa FRN rero kobwa mwiza mukecuru we yewe mukecuru wakwisaziye neza n'uwo muzungu muri kumwe yaba umuzungu cyangwa umwirabura aho iberere aho uri ndahazi berire Ubudage nuko rero uraje kiriya gisambo Ndagijimana Jean Marie Vianney wari ambasaderi mu Bufaransa kugeza 1994 aragushesa araguhamagaye agushize ngo la voix de Gararac mbese kwesikuro ati Mutega ngwino umbwire nuko aragucuruje isaha imwe Ndagijimana Jean Marie Vianney mujura leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida Kagame nyuma yo kubohora igihugu bamuhaye amafaranga 200,000 by'amadolari bati wowe nk'uwari usanzwe uri ambasaderi mu Bufaransa ngaho genda hanyuma ureyanime cyangwa utangire ushyire mu bikorwa ukomeza akazi ka ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa. Ndagijimana Jean Marie Vianney ariko nzamugaruka ndamuzi haragiye akubise poshe none uyu munsi ngo afite chaîne ya YouTube yitwa La Voix de Gararac ariko mani ishobora byose ngo no mu diplomate ngo no umunyepolitiki ariko ubwo umunyepolitiki ninde umunyepolitiki ni muntu ki ninde uzi politiki ninde utazi politiki mwanjijimwe rero Mutega Chantal nguri presidente wa FRN Front de Libération Nationale yananiwe Rusesabagina Paul ikananira Nsabimana Callixte Sankara. Chantal Mukamana Mutega okumuhima Chantal Mutega wananiranywe na Paul Mbaraga Paul Mbaraga hari hano mu Rwanda kubera iki ibyo nzabigarukaho ku kibazo cyawe nawe ariko ndamushima kuko yarakurebye abona bitazavamo wasanga washaka no kumugirira nabi agahitamo kuguhunga. Paul Mbaraga Decivere wari hano arakorera igihugu arigisha abana b'abanyarwanda is professor Paul Mbaraga mzehe. Chantal Mutega Mukamana ukora muri Renfort ndakuzi barakubajije wibagirwa imyaka wakoraga muri Renfort ni muri za 80 mwibutsa abo mwakoranaga se Habyarimana Gudura Habyarimana Gudura Anyensi Murebwayire Alex Karangwa Aimable Sibomana nabonye utabyibuka reka nyembi kwibutse rero ariko isi icyo ngendereye no kukubwira ngo wa mukecuru we uri presidente wa FRN uri presidente wa FRN wowe aho ngaho iberere ukicara iberere
ukiyita perezidanti wa FRN utaniye hehe n'uriya musaza wawe uriya musambo kiriya gisambo uriya mwesikropadi Thomas Nahimana mutaniye hehe? Chantal Mutega nari maze imyaka nyinshi ngukurikirana nkureba ubutaha nzavuga aho mwari mutuye hariya ku Muhima kugira ngo abantu bajye babavumbura. Ngaho ntagara uvuga ngo tubavumbure.